ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Twongeye kubaha ikaze bakunze ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi ikibazo cy'iganira Gatako yatanze asabye ababyeyi be cyafashe indi ntera. Uwera we ngo ashobora guhagarika imikoranire ye na Karibuso. Abitewe n'iki? Ni mu ikinamico rangurura. Iyo ntazinduka asuba abakiriya batatu bamaze kungurira ntibari kwigira ahandi Anne Marie. Warakiyemeje Uwera we. Mbihakane se, narakiyemeje rwose. Hanyuma se we kuba uzindutse kandi atari nawe urana urufunguzo rwa supermarket yanyu Anne Marie. Bose bagomba gukingura mpari n'ubundi mo ndacunga ko baza. Andi makuru se Anne Marie? Andi makuru ahubwo ari wowe. Ni kumera ukutamiranye neza na Karibuso byarakemutse. Ntukambwire, mbona ntazi uko bimeze n'ukuri. Yaribyimbije, nta kimvugisha. Yewe no kunyamamariza mbona yarabigabanyije. Ubwo ngari ugukeka ko ukundana na Karebu gusa? Nukuri pe. Sinarinzi ko umuntu w'umugabo, ungana kuriya afuhira umugore utari wowe batigeze banavugana ijambo ryerekeye urukundo n'ukuri. Nyamara abona kwikundira akaba ariyo mpamvu yabyitwayemo atyo. Use nagabanya kukwamamariza akagira akabireka burundu, ubucuruzi bwawe ntibuzasubira inyuma we. Icyo ahubwo nicyo kimpangayikishije. Ariko si ubucuruzi bwawe bwasubizwa inyuma n'iki kandi wumva icyo wapfuye na Karibuso ari urukundo ruri hagati yawe na Karebu. Anne Marie nawe koko. None se ko nanjye mperutse kukubonana n'uwo musore w'umunyamakuru muganira museka nkaho harimo akantu we. Ni ukuri twaganiraga ibirebana n'akazi gusa nta kindi. Uretse kutaba unihangitse rwose. Karebu ni umusore mwiza, umunyamakuru uvugwaho gukora kinyamwuga, ahubwo kiriya gisaza ngo ni Karibuso nigikomeza kwisaza kikanga kukwamamariza ubimenyeshe Karebu abigukoreye ku muyoboro we wa YouTube. Ariko uzi ko ari byo we, ahubwo urakoze kungira iyo nama, kuko sinari nabitekereje Anne Marie. YouTube channel ya Karebu icaho ibiganiro byubaka abantu, bitagira aho bihuriye n'ibyaba abandi basebanya gusa. Ndabizi ni umunyamakuru wabigize umwuga, ahubwo numvaga nta mwigondera da. Uzi ko ari we wakoze ikiganiro kivuguruza cya kindi cyari cyashyuhije abantu imitwe, icyavugaga ku bacuruzi bo mu isantere yabuganwa n'ubuyobozi bw'akagari. Ndabizi cyane naranakirebye cyose. We ntiyabogamiye ku ruhande rumwe, yegereye impande zose zitanga ibitekerezo, biki ibintu birasobanuka. Umunyamakuru nyawe rwose ntakora ikiganiro kibogamye. Muri icyo kiganiro aranabivuga. Hari interuro ntazibagirwa yatangije ikiganiro igira iti: itangazamakuru ritabogamye ryubaha impande zose kandi ryubaka icyizere mu baturage. Anne Marie nabifashe mu mutwe di. Ariko uziko ikiganiro ya mukobwa Kati yari yakoze cyari cyashyuhije abantu mu mutwe, maze icyo cya Karebu cyaza kigatuma twese tumenya ukuri. Ahubwo rwose ndagushishikariza gukorana nawe akaba ari ukwamamariza. Kubita imfubyi wibwiriza kurira ahubwo. Mumbwiye ngo iki papa? Ndakubwiye nti ibyo byo gukubita isuka rimwe hasi warangiza ukongera ukareba muri telefone ibireke yewe. Sinongera ne SMS yari ndangaje papa. Dore igira hino tuzamurane kino kivitu cyose hakiri kare. Gahunda dufite ntuyizi se? Ndayizi yo kujya kugura ibikoresho nzajyana ku ishuri muri kaminuza. Nuko rero tugomba kuva muri uyu murima hari aho tugejeje umubyizi w'uyu munsi. Ndabyumva rwose kandi sinongera kurangara papa. Reka mpite nshyiramo n'ijwi kugira ngo nihagira umpamagara nyumve ubundi nyirambike ku ruhande pe. Mwana wanjye rero, Karame. Buriya njye na nyoko turagushimira cyane ko waduhesheje ishema. Ukabona amanota kwemera gukomeza kwiga kaminuza. Narabishakaga cyane papa. Iyo ntayabona sinzi uko byari kugenda pe. Kundwa rero ko ugiye muri kaminuza ntibivuze ko ugeze ku rwego utahura n'ibibazo cyangwa ibishuko biri hanze aha. Yego. Icyambere ugiye kure y'ababyeyi bawe. Yego. Aho umuntu ajya yitwa ko ari mukuru ariko ibigeragezo by'iyisi bimukurikiye ngo bimubuze gukomeza. Kandi kuri ubu ishuri niwo musingi w'iterambere n'ejo hazaza hawe. Nukuri ndabizi papa. Ubwo bizi rero ugomba kwirinda ibirangaza n'agakungu kurungana umwana wa. Bimwe ntibuka uko mwita. Nibigare papa. Zirinda abantu bafite ibitekerezo bigutesha gahunda yo kwiga ushyizeho umwete. Ndabigenza nte papa iwe? Nibiki bibaye kundwa? Akira nawe wisomere papa. Mpereza. Tukaba tubamenyesha ko abanyeshuri bose bataragera mu bigo boherejwe kwigamo
batakaje amahirwe yo kwiga muri kaminuza boherejwemo. ubu se koko ibi birashoboka? none se itariki batubwiye ko yari itaragera? Kwiragira. kandi dore biri ku mbuga nkoranyambaga zirenze zingahe papa? uzi ko byakwiriye hose ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Buretse guta umutwe kundwa, banza utuzi. Urabizi njyewe ni seti sinjya nemera amakuru ayo ari yo yose acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Do igira hino. Ngaho ureba. Urabona iri tangazo risinye? ariko uzi ko ridasinyeho koko papa? Buriya rero hari icyo abaturage tugomba gukora mu gihe tubonye amakuru nk'aya acaracara ku mbuga nkoranyambaga adasobanutse. ni ugukora iki se papa? Ni ukubaza abayobozi b'inzego z'ibanze mbere yo kwemera ibyayatangajwemo cyangwa kuyasangiza abandi bantu. none se ubushatse kumbwira ko iri tangazo ryasakaye ku mbuga nkoranyambaga atari ukuri papa? Kandi maze kukwereka ko ridasinye, ubwo rero nta kindi cyakwemeza ko ari ukuri atari ukuhamagara ku buyobozi bw'ishuri woherejwe kwigamo kundwa. reka nshake nimero mbahamagare. nyamara rero ngize amahirwe ndakubona Munyankindi. uzi ko nari mu nzira yo kuza kugushaka iwawe. njyewe se Munyankindi? wowe pe. ubona koze iki gituma nshaka n'umuyobozi giti? hari amakuru nabonye ngira ikibazo gikomeye cyane. ameze ate se? mpamagaye mu mudugudu wanyambwira ko atayazi. inshuti z'umuryango zimbwira ko zitayazi. niko kuvuga nti nzagusanga iwawe n'umugore wawe ahari nyakwibariza. yatangaye rwose. icyantangaje si ikindi rero. Igiki se? nuko umuryango wawe ari umwe mu miryango yatangwagaho urugero ko ibanye neza muri aka kagari ka Buganwa Nyubuye. ariko n'ubundi nta kibazo pe. nta kibazo kandi narabonye umwana wawe wibyariye ahera cyane atanga ikiganiro kuri imwe mu miyoboro ya YouTube bavuga ibibera iwawe. Munyankindi, Karame Muyobo. urya nuko uteye? Muyobo, ntacyo nabona mvuga pe. cyakora niba ushaka kumenya amakuru neza uhamagara umugore wanjye Vestine yamubaze pe. Munyankindi, ubi wawe mu rugo? Muyobo niho mba pe. nta kibazo mfitanye n'umugore wanjye, urugo rwanjye ndwitaho kuko nirwo nkorera. Bishoboka bite ko umwana w'umukobwa wanyu se ajya ku mbuga nkoranyambaga agahimba inkuru nk'iriya isebya umuryango wawe kandi abana nawe? cyangwa mwese mwari mwabanje kubyumvikana? reka rwose Muyobo, ibyo ntabwo njye nabijyamo. ahubwo se umunyamakuru wakimukoresheje we ni muzima buriya? simbizi Muyobo. icyo nzi nuko rwose nababaye cyane kubyo nicyo kiganiro muvuga njye ntigeze nkireba ngo kirangire. kandi uriya munyamakuru witwa Kati nawe wari ugiye gutwika Buganwa yakwirakwije inkuru iteranya abacuruzi n'abayobozi. nuwo nyine. ariko akwiye guhamagazwa mu buyobozi akagirwa inama. ahubwo se sinkwiye kujya kumurega koko Muyobo? kunsebereza umuryango akoresheje ikinyamakuru cye? yewe ni byiza kugenzura amakuru mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose. ubu nari kuzaguhagurutsa mu nteko y'abaturage nkakubaza impamvu ituma mugirana amakimbirane n'umugore wawe. ahubwo uzatumiza inama y'akagari rwose Muyobo, hanyuma umpe ijambo njye niya muri ya munyamakuru kwirakuza amakuru adafite igihamya. kuko umukobwa wanjye nabuze icyo namukora rwose. impamvu ndayizi n'uriya munyamakuru mushuka. alo? muranyumva? yego ndakumva neza rwose. nitwa Kundwa, nkaba ndi umunyeshuri wemerewe kwiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'aho mukorera. yego ndakumva Kundwa. nkaba mbahamagaye rero ngo munsobanurire ibirebana n'itangazo nabonye ku mbuga nkoranyambaga rivuga ko abanyeshuri bemerewe bataragera mu kigo ko tutakyemerewe kwiga. iryo tangazo ko tutarizi Kundwa rirasinye se? nta mukono uriho, ariko iryo tangazo ntaho rihuriye n'ukuri twe ikigo cyacu naryo cyatanze pe. ubu se ryavuyeyo koko? nuko rero wowe witegure kuzatangira ishuri utitaye kuri iryo tangazo ryakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. ntabwo ari ukuri pe. ni ukuri, murakoze cyane kumpa amakuru y'ukuri pe, kuko nari mpangayitse rwose. nawe urakoze gukora igenzura ry'iryo tangazo mbere yo kurifata nk'ukuri cyangwa kurikwirakwiza. urakoze cyane papa. iyo utangira inama yo gushakisha amakuru y'ukuri sinari kubyitekerereza pe. N'ubutaha mbere yo gufata icyemezo na kimwe ku makuru wabonye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, uzajya ubanza usesengura unagenzure niba ari ay'ukuri Kundwa. yego rwose. ko nari maze guhagarika umumotari ngo ngende se byumbwira ntibitinda musabe kuntegereza kari busoro. reka niyigendere uraza kubutega undi mumotari Kate. ihangane wigendere mota. ntawamenya wabona uyu musaza agiye kundangira ikiraka gishyushye. umva rero Kate, Karame, sinari gutuma uncika kandi rwose ngize amahirwe yo kukubona nagushakaga cyane. nanjye se ko ngira amatsiko kubi untegereje nihanganye kumva icyo unshakira.
ubu rwose mu kanya iyo utindaho wari kumbona iwawe mu rugo nahageze. simpe neza se wamboneye umushoramari wo kwamamariza ibikorwa akampa agatubutse se. reka nawe nabonye ahubwo ndashaka guhagarika kwamamariza uriya mugore w'umwirasi ngo nuwera. gusa usetse iki? ni ukumva wowe Karibusa uvuga ngo Uwera n'umwirasi, none se yahagaritse ubucuruzi ko uvuga ngo mpagarike kumwamamariza Karibu? ndabigusaba gusa nk'umuntu wari wabahuje ngo umwamamarize. aho ishyamba ni ryeru hagati yawe na Uwera Karibu? shaka ateye nyiraseho cyane uriya mugore, nako nta nicyo naguhisha. uzi ko asigaye akundana na mugenzi wawe Karebu. Karebu na Uwera? yego nyine, kandi rwose uriya mugore ni igihe wamwikundiye mbere ntangira kumufasha mubonamo icyizere, none yabonye undi musore ukiri muto sha none anteye ishoti. none se Karibuso, Uwera ubwe niwe wakwibwiriye ko akundana na Karebu? have sha ntabyo yambwiye, ariko nyiramaso yerekwa biki bindi akirebera. uriya mugore aherutse gukoresha umunsi mukuru w'umwana we maze arangije atumira Karebu, barifotozanya, barangije amafoto bayashyira ku mugaragaro ku mbuga nkoranyambaga sha. Ego ko aho hantu nanjye nari mpari se, wabanje ukambazaho gufata inkuru itari ukuri ukayigira ukuri. nawe wari muri iyo minsi mikuru se? nawe wari uhari Kate? nari mpari mu kazi kuko Karebu yari yansabye kumufasha mu kazi nawe yakoraga ko gufotora no gufata amashusho. ugiye kuvuga ko yari ariyo mu rwego rw'akazi se? cyane rwose twari kumwe mu kazi. ayo mafoto uvuga Wera ntiyigeze ayakwirakwiza. nibyo? yanashyizwe kuri stati n'abana be atanabizi rwose. uzi ko nari nkandagiye mu mamera. nari ngiye kwiteranya na Uwera mushinja gukundana na Karebu kandi burya nta n'uruhari. wari uhubutse nyine nta kundi. ukomeze wamamariza Uwera, ahubwo birushijeho buri munsi buri kiganiro ugiye gukora ntihakaburemo papeteri ya Uwera pe. kashe se. ubu se kumenya ukuri ubu njye kumushaka musaba imbabazi ra. agatako niko besti ikaramu wabwi umukobwa wagakingura cyangwa rutamwe imbere ntabwo anyumva. ariko se munyanki waretse gutera amahane nijoro koko. nimwambeshye ngo ngende ntizimagara mu rugo, reka numbishyire mu bikorwa. agatako munyanki ntabwo imba mukingure. ndakwinginze witera rwaserera. Isimbi na Bruce basinziriye badakanguka bakumva uri nakubwiye ngo ceceka mugira kingure. erega nawe ushobora kuba yasinziriye. ariko nge sinshobora kumpa amahoro none besti. umwana w'umukobwa yaranshebeje, inkuru yabaye ikimomo ku isi yose ngo ngewe munyankindi nataye urugo. urumva bitababaje? agatako cyumva amahoro nawe. yego rwose birababaje, ariko urabizi ko ntaho bihuriye n'ukuri. ikibi ni uko njye umugore wawe nakwemeza ko ariko bimeze. ngo njyewe narakumenesheje ko. agatako kingura gira vuba vuba. wambabariye koko papa? burya bwose wanyumva ukanyihorera. kingura none ahangaha. munyanki ubu uragira ngo abaturanyi bahurure koko? icyo mutinya ni iki? muri baturanyi utaramo ikiganiro cyakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ninde utazi ko nta mutekano muba mufite hano mu rugo kandi bitewe nanjye ninde? none se wiyemeje gushyira mu bikorwa iby'umukobwa wacu yavuze akubeshyera koko? ndashaka ko akingura akazana akagara imbere yanjye nawe ubundi akansobanura neza uko byagenze. agatako atinyuka nsebye rwose bigeza bigira no mu buyobozi. ngewe mbazwe by'amakimbirane mfite n'umugore wanjye kandi bari bazi ko turi mu ngo z'inyangamugayo tunabana neza muri buganwa yose. ariko n'ubundi munyanki ni ukuri niko bimeze. gatako uri kunyumva? papa wambabariye ko ntazongera koko. ni ukuri sinzongera kuvuga amagambo adafite ishingiro. niko urakingura ntukingura. Aniseti ko yariye Karungu umukobwa waramukizwa n'iki? Ntuzacikwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kwigiraho no kwandika ijambo ikinamico rangurura official. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54.